Bantu banjye nizere ko bameze neza cyane, reka tubabwire ati abadukurikiye muri hirya no hino twizere ko bameze neza cyane, bari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba, igihugu cyose rurimo muri Afurika, ku mugabane w'i Burayi, Aziya na Amerika, twizere ko bumeze neza cyane, abadukurikira muherereye iyo ngiyo ubwo batamusimira, twizere ko mumeze neza cyane. Uyu munsi rero tugiye kugaruka ku bintu byinshi tugiye kugenda tuganira bigiye bitandukanye, aho turaza tukaganira ku bintu, ku makuru agezweho mu Burusiya, tukanyarukira mu gihugu cy'u Rwanda, aho ku bivugwa ku ifungwa rya Rusesabagina se n'uko ashobora kuba yafungurwa, uko abantu bagenda batangaho ibitekerezo. Ubwo rero nawe icy'ingenzi ni uko wazatwandikira muri komenti, ibintu bikagenda neza. Rero nkwibutsa ko utarakora subscribe, kanda kuri ako kantu ko hasi gatukura, winjire mu banyamuryango bazajya bamenya amakuru yacu umunsi ku munsi, ibintu bigende neza cyane. Kora kuri ako kantu ko hasi kanditseho subscribe, ubundi ukore like, nimba ibyo ikiganiro cyacu uhagikunze, ibintu bigende neza. Ahangaha rero ndagushimiye ukoze subscribe, Imana iguhe umugisha, ubundi reka dukomeze. Urakoze kwinjira mu muryango, ubundi reka dukomeze rero mu kiganiro nyirizina, turebe uko ibintu bihagaze. Ahangaha rero tugiye guhera mu makuru avugwa muri Ukraine, aho muri Ukraine uwo bita perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky aho ari kugenda avuga byinshi bigiye bitandukanye, aho agenda abwira ibihugu by'umwihariko byo muri Afurika, akaba avuga ati mwebwe nta ruhande mushaka kuvuga mubogamiyeho, ati kandi murareba ihohoterwa cyangwa se akarengane ndi gukorerwa n'uno mugabo Putin. Ahangaha bavuga Putin ni perezida w'Uburusiya. Ahangaha rero n'umugabo Putin akaba yaravuze ati njyewe ntabwo nzigera mva ku izima, ati njyewe nshaka ko ibyo nzakubwira uzabyemera, abazamo bose rero babyitambikamo, njye nawe ntabwo dushobora gukiranuka habe na gatoya atari wowe ubigizemo uruhare. Ahangaha rero ibihugu byinshi rero nk'Ubushinwa, Koreya bikaba byiyometse ku Burusiya. Ahangaha rero bikavuga ati ahangaha umuntu uragerageza kuza kwivanga mu ntambara ya Putin na Zelensky, ahangaha natwe turaza kumuhagurukira. Ahangaha rero bivugwa yuko ingabo za Amerika zijya ziza gutanga umusada muri kiriya gihugu cya Ukraine. Ahangaha rero bikavuga yuko Putin agenda arasa abasirikare n'indege zigiye kurandinga ku butaka bwa Ukraine. Ahangaha rero Putin rero akaba yanze yabaye ibamba, akaba ari ibintu bigoranye cyane kuba wasobanukirwa ngo bimeze bite. Ahangaha rero tukaba tukiri aho ngaho, hariya mu ntuza hano mu Abarusiya n'Abashinwa bakaba batangiye nabo kwitwara nabi igihugu cya Taiwan. Ahangaha muri Taiwan rero bakaba harashwe ibisasu, bitewe n'uko umunyamerika ashaka kujya kunyura hariya ngo abone uko ajya gufasha ajya gufasha muri Ukraine. Ahangaha rero bakaba bavuga byinshi yuko umunyamerika yatangiye guhaba, ahubwo bose bakaba intwaro bazerekeje kuri Amerika, bavuga ati turakurasa. Ahangaha rero bikaba abantu benshi bakabona ko bishobora kuza kurangira Amerika nayo ije kumanika amaboko, cya gihugu cyigize igihangange ugasanga kigiye kuba kiri hasi cyane. Ahangaha abantu benshi kugenda babivuga ngo basigaye babigizemo imvugo, bavuga ati ndaciriritse, nsigaye nciriritse nka Amerika kuko buriya Amerika iri kugenda yemera, iri kugenda ibona ko rwose biriya bihugu byo muri Aziya hariya rwose nabyo byaje byarakaye, nta bintu byinshi, bikeneye ubwigenge busesuye, kuvuga ngo Amerika niyo iyoboye ahantu hose ku isi. Ahangaha rero tugarutse mu gihugu cy'u Rwanda, abantu benshi bari guhwihwisa bakavuga ati zino ntumwa za Amerika zigiye kuza mu Rwanda bishobora kuzarangira hafunguye Rusesabagina, agafungurwa agasubira iriya. Ese nawe niko waba ubyumva, niko waba ubitekereza? Reka rero tukavuga ati reka tubitege amaso, andi makuru ari update tuzajya tubabwira. Icy'ingenzi ni ugukanda subscribe hasi hariya, ukinjira mu banyamuryango, ubundi ibintu bikagenda neza, twaza tugenda tuguha amakuru ari update, ibintu bikamera neza cyane. Reka tubabwire ati mwe twari turi kumwe, tukatubwira ati bye bye. Ibiganiro byo nakagaruka, iyo ukoze subscribe haba hari izindi nkuru nyinshi uhita ugenda ubona. Icy'ingenzi ni ukubanza ukora subscribe, ugahita ubona isheni y'inkuru zose ziba ziri kuri ino channel, ibintu bikagenda neza. Rero wowe waranakoze like, share na comment, twizere ko nawe ibitekerezo byanyu tugenda tubyubaha. Reka tubabwire ati ibintu ni uburyohe.